mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zurazizi, za tingatinga uko bazita rwose ahubwo hano murabitinya, n'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe, icyo ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse, hariho n'amategeko.